Bibe byiza ku banyarwanda mwese aho muherereye mu mpande enye z'isi, reka nizere ko mumeze neza kandi nizere ko mukomeje kugira umunsi mwiza n'umunsi w'intwari, umunsi tuzirikana intwari zakuye u Rwanda cyangwa zarwaniye igihugu kugira ngo kigere aho kigeze uyu munsi. Twavuye kure natwe turabizi, hari bamwe babigizemo uruhare. Rero uyu munsi ni umwe mu munsi w'intwari, turaza kugaruka ku ntwari imwe yitwa Fred Gisa Rwigema. Gusa mbere ho gato reka tuvuge kuri Teta Gisa Rwigema. Teta Gisa Rwigema ni umukobwa cyangwa se umubyeyi uri seriye cyane, kuko ni umumama uri seriye cyane. Ni umumama wa akaba umukobwa wa Fred Gisa Rwigema, akaba ari mushiki wa Eric Gisa Rwigema. Uyu Teta Gisa Rwigema hari benshi bakunda kumwibazaho, dore ko uyu munsi ntabwo hari benshi batanazi ko ari mu Rwanda, ariko ndagira mumenyeshe ko Teta Gisa Rwigema n'umwe mu bana cyangwa se n'umwana wa Fred Gisa Rwigema uri mu Rwanda. Teta Gisa Rwigema rero ni umukobwa w'umunyabigwi wacu w'ibigwi bidasanzwe, inkotanyi cyane, akaba intwari yacu nubwo yatashye hakiri kare. Major General Fred Gisa Rwigema uyu munsi, Teta Gisa Rwigema rero ni umuyobozi mukuru ushinzwe Afurika muri Minafete, aho izi nshingano zigiyeho mu mwaka w'ibihumbi 2020, ndakeka muri 2024. Benshi rero ntabwo bakunda kumubona ku mbuga nkoranyambaga kuko adakunda kwigaragaza cyane, ntabwo bakunze kumubona cyane, ariko nyine ukuri nuko ari mu Rwanda ndetse araharanira kwesa ikivi, gusoza ikivi papa we yasize afite aho akigejeje. Gusa nyine ubyaye umugabo aba yibyaye uko byagenda kose, nubwo wagwa ku rugamba ufite abo watoje kabisa barakomeza. Rero Teta Gisa Rwigema nawe reka tumwifurize kugira umunsi mwiza, nubwo nyine papa we yagiye hakiri kare, ariko uko byagenda kose ntabwo yagiye nk'imbwa, ahubwo yagiye nk'umugabo, kuko yari ari kurwanira igihugu, ndetse ari nayo mpamvu n'uyu munsi Teta Gisa Rwigema nawe ugomba kukirwanira kabone n'ubwo wageza kukuka kanyuma. Nkunda kubwira abantu, rwanira igihugu nubwo wagera ku mwuka wa nyuma, rwanira ubuzima bw'abantu benshi kabone n'uwaho ubwawe bwagenda. Ntimukikunde uyu munsi, uba ugomba kurwana nubwo wahitamo gupfa, ariko ukarwana kugira ngo hagire abantu barenze babiri barokoka, wowe ukagenda ariko abarenze babiri bakarokoka. Ni igikorwa cyiza, ni igikorwa gisaba ubwitange, ni igikorwa gisaba ubutwari, ariko twese tugomba kwimakaza ndetse tukagikomeza. Rero ibyo Fred Gisa Rwigema yakoze biba bikwiye kubera urugero n'abandi bahisemo kurwana, bahisemo kujya mu kaga, bahisemo kurara mu mashyamba, bahisemo kugenda amajoro, bahisemo gufata risike zikomeye, bari bazi ko isaha n'isaha babura ubuzima, babihitamo kugira ngo ubuzima bwa benshi burokoke. Ariko igihari ni uko nyine nubwo bamwe bagiye, gusa uyu munsi tubazirikana nk'intwari, kandi ibyo bakoze n'Imana ubwayo ibibahera umugisha, ndetse ikivi basize tugomba kugenza uko dushoboye tukazakigeza ku musozo, ntituzatererana u Rwanda. Rero uyu Fred Gisa Rwigema rero yavukiye i Mukiranze mu karere ka Kamonyi, ni mu ntara y'Amajyepfo. Yavutse tariki 10 Mata mu mwaka w'1957. Ni mwene Anastasi Kimonyo na Gatarina Mukandirima. Yashakanye na Jeannette Urujeni, basezeranye kuwa 20 Kamena mu mwaka w'1987. Babyaranye abana babiri aribo Gisa Junior na Gisa Teta. Yatabarutse kuwa 2 Ukwakira mu mwaka w'1987.
1990 i Kagitumba mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba agwa ku rugamba amaze gutangiza intambara yo kubohora u Rwanda. Mu bwana bwe Fred Rwigema yakundaga kwibaza icyatumye iwabo bava i Rwanda n'icyabuze kugira ngo basubireyo. Yakundaga gusoma ibitabo byaharaniye kubohora ibihugu byabo nka by'abaharaniye kubohora ibihugu byabo nk'igitabo cya Kwame Nkrumah, Mustang na Fidel Castro. Mu mwaka rero w'1974 nibwo yiyemeje kureka amashuri asanzwe ajya muri Tanzania gukurikirana imyitozo ya gisirikare na politike. Mu mwaka w'1976 yayikomereje muri Mozambique ari kumwe n'abandi mu mutwe wa Fronasa bari hamwe n'indi mitwe bafashwa na mwarimu Julius Nyerere nka ZANU, ZAPO, NSFM na FRELIMO. Mu mwaka w'1979 yari mu bagabo ba Fronasa mu ntambara yavanye ubutegetsi bw'igihugu bwa Idi Amin ayobowe Mondlane Infant Kuramo. Mu mwaka w'1981 hamwe n'abandi basore 27 barimo abanyarwanda babiri Rwigema Fred na Paul Kagame yatangiranye na Kaguta Museveni intambara yo kurwanya igitutu cyangwa se igitugu cya Obote. Kuva mu mwaka w'1985 Fred Rwigema yakomeje kumwe mu bayobozi bakuru ba NRA ishami rya gisirikare rya RNM, niho yaboneye umwanya wo gukomeza gutoza intambara abanyarwanda. Ataretse kuba umunyarwanda, Fred Rwigema yagiye agira imyanya ikomeye muri NRA nk'uko kuba uwungirije umugaba mukuru w'ingabo, yabaye uwungirije umugaba mukuru w'ingabo Deputy Army Commander, Minisitiri wungirije w'ingabo Deputy Minister of Defense n'umugaba mukuru w'imirwano Overall Operation Commander. Muri iyo mirwano yose yo mu mahanga, Fred Rwigema yari umusirikare nyakuri w'intangarugero mu mikorere n'imyitwarire, afite imyitwarire myiza kandi yubahiriza amategeko, ariko muri byose yahuzaga u Rwanda ku mutima, adahwema kuvuga ko kubohora u Rwanda ari ngombwa. Fred Rwigema yaranzwe n'ubupfura n'ubuhanga, kuba umunyakuri, areba kure, azi kwihangana, yubaha bose, ategekesha urugero, akunda umuco wa kinyarwanda n'imikino, aba umuhuza w'abantu. Yabaye urugero rwo kwitanga no gukunda igihugu bihebuje. Twagaruka kuri Fred Gisa Rwigema, twagarutse kuri Madame Teta Gisa Rwigema, umukobwa wa Fred Gisa Rwigema. So reka nshimire umunyarwanda wese ahari, reka nshimire umunyarwanda wese ubwitange n'ubutwari natwe dukomeza tugaragaza ko dukunze igihugu. By'umwihariko nshimira umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, umugabo ukomeye ndetse umugabo ukwiye kubahwa, ndetse ukwiye kugira igitinyiro kirenze, kuko ni umuhanga cyane ndetse tumukesha byinshi mu Rwanda. Nawe intwari yacu nyakubahwa Perezida Paul Kagame, reka nawe tumushimire aho yadukuye naho atugejeje aho turi uyu munsi, niba tubikesha. Reka rero mbabwira ni kora subscribe, like, share na comment kugira tujye dukomeza kubana mu biganiro nk'ibi. Imana ibahe umugisha, ngenda bakunda cyane.